turabasuhuje inshuti bavandimwe mukunda ikiganiro umusemburo w'impinduka mugezwaho na Youth for Christ Rwanda umuryango w'ivuga butumwa mu rubyiruko. Nitwa Nsengimana Jean Marie Vianney nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanje muramuzi ariko reka yongere atwibwira. Ego murakoze cyane, nitwa Maya Lambert, ndanezerewe kubana namwe kandi mwakoze namwe kushobora kubana natwe muri iki kiganiro cyiza cyane. Byiza cyane, Imana ishimwe. Turashima Imana ku bwanyu inshuti mukurikira iki kiganiro, turashima ibitekerezo mutanga, turashima ko nimo kukireba kandi ko tunasaba n'Imana kugira ngo ikomeze kuzana impinduka mu buzima bwanyu. Nicyo twifuza ko bw'icyubahiro cy'Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Maya, ubushize twagize ikiganiro twaganiraga ku rubyiruko, dutanga inama ku rubyiruko, cyane cyane dushingiye kuri wa murongo twasomye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, aho twabonye abantu ngo bene Isakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe cyangwa se kubisobanukirwa no kumenya icyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Yego, twabonye ko rwose urubyiruko rwacu rukwiriye kumenya ibihe rurimo. Sibyo kubera impamvu zitandukanye. Ndimo kubikiranya ibyo twabonye, sibyo? Yego. Ni ikiganiro urebye cyakoze ku mitima y'abantu benshi kuko ndabikurikirana. Ubu rero twabonye ko gusobanukirwa ibihe bituma umuntu amenya imbaraga yifitemo, akamenya imbaraga zarwo, akamenya icyo akwiriye gukora. Exactly. Ikizo mbaraga yazikoresha, sibyo? Yego. Ubu rero tujye kureba kimwe mu bintu urubyiruko rufite, rwifitemo. Hari byinshi rwifitemo, sibyo? Tuzabirebera hamwe mu buryo butandukanye. Ikintu cyitwa amatsiko. Urubyiruko rugira amatsiko. Ese ni mu buhe buryo amatsiko ari imbaraga cyangwa se ari ikintu cyiza muri rusange? Amatsiko nk'uko bivuze, urubyiruko uhereye ku umwana mutoya ubugenda ubona nyine afite amatsiko menshi yo gushaka kumenya no kugerageza ibintu bitandukanye. Hari igihe umuntu agera mu myaka iraho ukabona umuntu nta matsiko agifite, ntabwo nta bintu no uri kumugoro y'umubwiye ngo yiga ibintu bishasha. Keretse niba ari umuntu n'ubundi asanzwe afite umutima wo kwiga. So amatsiko ni ikintu cyiza mu gihe ufitiye amatsiko ikintu cyakugirira akamaro, cyangwa mu gihe ukoresheje ko gushaka kumenya ibintu kugira ngo witeze imbere, kugira ngo ugire experience zitandukanye. Hari abantu barinda bakura bataranasohoka igihugu kandi nta nubwo bazi ko buriya no muri East Africa umuntu ashobora nta visa bisaba kugenda. Dufate muri Tanzania cyangwa kujya muri Kenya na Uganda, bisaba ko uba ufite amatsiko yo kugira ngo uva huri ugende exploring ibindi bintu, urebe ibintu biri hanze aha. Rero kugira amatsiko bituma ugira experience zirimo ibintu bitandukanye, bikagutuma no gufunguka mu maso, mu mutwe, ufite warabonye perspectives, warabonye ibintu bitandukanye, ukagenda hari ukabona ukuntu bakora, ukagenda ushakisha kumenya ikintu, ukareba ikintu ukavuga ikintu se bagikora gute. Hari abantu nk'umutwaro wanjye nuko yarameze akiri mujene, ibintu byose hafi ibyo akora ubu ngubu sibyo yize mu ishuri. Actually nta na kimwe muri byo yize mu ishuri arimo gukora ubu ngubu. Kandi ubu ngubu ni umuhanga, nakuye ko ari umuhanga, ari mu bantu b'abahanganizi. Kandi ibintu byose yabimenye, izo skills zose n'umuntu akora muri ibintu bya tech, no kuvuga ariko cyane cyane ibintu bya media. Ashobora kwiga nk'ikintu nka application igezweho, akavuga ati application ngomba kwiga ukuntu bayikoresha, ngomba kugira gute. Nta muntu yamwigishije, nta shuri yagiyemo yo kwiga ibyo bintu. Ibyo yize mu ishuri yize amategeko, yiga n'ibintu bijyanye no kwigisha Bibiliya, kuko n'umuntu dusanze turi abantu bakorera Imana. Ariko wumve ko ibintu akoreramo byose ni kubera amatsiko. Amatsiko rero atumubwira ubumenyi bwinshi, atumubwira skills nyinshi, atumubwira na experience zitandukanye, cyangwa se ukagenda uramenya ibyo abandi bantu babamo kugira ngo utaguma wiyumvira utekereza nk'umuntu nyine ari limited muri experience. Amatsiko atumugira an open mind, cyangwa se
ubwonko bugafunguka kagenda ubona possibilities zitandukanye uko ubwonko bwawe bufunguka niko ugenda urabona n'ibishoboka donc nukuvuga ahantu dufate ubumenyi bwawe bugarukira niho possibilities zawe zigarukira ariko uko ugenda uragira curiosity ugenda uragura possibility ibyo ushoboye n'ibishoboka so nico navuga curiosity ni ikintu cyiza kandi umuntu wese agomba kugira umutima wo kwiga ariko mu cyongereza hari akantu bavuga ngo curiosity kills the cat. Okay. So urakoze cyane turaza kubigeraho. Muri magambo amatsiko ni ingenzi cyane kuko atuma umuntu yagura ubumenyi sibyo kandi uko kwagura ubumenyi ni no kwagura n'ubushobozi. Urebye n'ibintu bishyashya tugeraho giterambere ntabwo yakagerwa abantu batagize amatsiko. Amatsiko rero ni ikintu cyangombwa cyane iri koranabuhanga dukoresha ibyo bita udushya abantu bahanga biva ku kuba baragize amatsiko noneho y'amatsiko agatuma bagira ubumenyi ubumenyi bukaba bwatuma bakora ibikorwa byiza kandi bifitiye akamaro abantu. Amatsiko rero ni ngombwa cyane ni byiza ko urubyiruko ni ukuvuga ngo urashaka kuvuga ko kuba urubyiruko rufite amatsiko ni imbaraga. It's a strength, right? It's a strength kubera ko bameze fate nk'akaye itarandikwamo ufite possibility y'ibintu byinshi bitandukanye iyo ufite amatsiko kandi ufite n'imbaraga maze zo kwiga ibintu shasha kuko hari abantu hari imyaka ugiramo aho izo mbaraga atazufite ubushaka kugira ngo bya bintu wamaze kumetriza abari byo uguma ko dufate nko kwiga ururimi umwana muto afite opportunity yo kwiga ururimi rushasha kubera ubwonko hari imyaka aho umwana mutoya no adolescent mwaka hagati y'imyaka 12 kuzamuka hari imyaka aho brain yawe ubwonko bwawe buhinduka cyane bukongera gusa nk'ubw'umwana muto w'imyaka 3 aho ushobora kwiga ibintu bishoboka byinshi ariko kandi icyo gihe ibyo bintu tabikomejemo nabyo urabitakaza. So ubwonko bw'umuntu akiri muto baba bugifite possibility yo kwiga bushasha hariho ibyo bita neural pathways no kuvuga ni inzira ziba mu bwonko izo nzira no kuvuga ni ibintu wamaze kumenyera ni ama habitude yawe ni indimi uzi ni ibintu wize ibyo byose birageraho bikaforma ubwonko ariko hari igihe ubwonko bugeraho bukabaforma bikanga kusubira kwiga ibintu naho dufite ibyo bita neuroplasticity ubwonko bwacu bushobora kongera kukweguka ariko sico kimwe nk'iyo ukiri muto iyo ukiri muto uba ufite iyo opportunity yo gushobora kwiga indimi gushobora kwiga ibintu bitandukanye rero no kugira curiosity ukagenda ukagerageza ibintu bishasha ni womenya n'ikintu ntushobora kumenya ikintu uzasanga ushoboye kurusha ikindi kubera ko gusa wagize iyo curiosity yo kugenda kwiga. So urakoze cyane turi ku ngingo yo kumenya igihe sibyo kumenya urubyiruko rumenye imyaka yarwo rumenye ibihe byarwo hanyuma rumenye imbaraga rwifitemo strength rwifitemo ruzibyaza umusaruro. Rero kimwe mu mbaraga urubyiruko rwifitemo na amatsiko ruragira cyane uvuze na experience y'umutware wawe umugabo wawe kubera kugira amatsiko byatumye akora n'ibintu kariyeri yiwe yose isa nawe yahindutse. Amatsiko ni ikintu cyiza rero cyane urubyiruko rufite kandi nk'uko bivuze hari igihe ubwonko neza bugeraho bukabikare washyiramo ikintu cyose ukanga. Congratulations urubyiruko ku matsiko Imana yabashyizemo. Hanyuma rero tugira ngo tuganire ni mu buhe buryo amatsiko noneho zambaraga z'amatsiko zishobora kuba ikibazo ni gute amatsiko ashobora kuba ikibazo ku buzima bw'urubyiruko. Nakubwiye a proverb kare kitwa ngo curiosity kills the cat. Na kantu bakunda kuvuga ngo amatsiko ngo yica injangwe cyangwa agira kuko kare agakoko hari ukuntu katagira ubwenge ibintu byose kumva gashaka kubireba ibyari byo ariko byarangiye gapfuye kubera amatsiko. Rero amatsiko kandi ajyanye no ko tukiri bato tuba tutaramenya ibintu byinshi uba ushaka kugerageza ibintu byose ariko si byose ugomba kubanza kugerageza. Hari ibyo umuntu ashobora kubwira ati biriya wabanje ukabireka ariko hari igihe tugira umwete mwinshi twumva umenga umuntu ariko yatubuza kubaho ubuzima kubera ko atari kutuha freedom yo gukora ibyo dushaka. Rero amatsiko ni meza ariko ni byiza kubera ko abantu bakiri bato
tuba dufite experience ziri limite hari abandi bagerageje ayo matsiko bagerageje ibyo bintu basanga ntibikunda rero iyo baguhanuye ni byiza kumviriza kugenda kuvuga no ndashaka kubyibonera kugira ngo umenye neza n'ahandi ucu usanga wasigaje wicuza kubera ko hari ibintu wakoze utagagombye gukora rero curiosity ni nyinshi ariko byiza umuntu yogira n'abamuhanura kugira ngo bya bintu urimo gukora niba hari ibintu bimwe bishobora kuba umutego kuko nibyo imitego ni myinshi imitego ni myinshi hari abajene bashaka kugerageza ubuzima ese ku umuhungu umukobwa gukundana n'ibiki ugasanga hari ibintu mutangiye kugerageza ibyo nibyo bituma abantu benshi bakora amakosa kubera ko bafite curiosity yo gushaka kumenya eske how far is too far nihe dushobora kugarukira ese ninkora iki ibi bintu urumva rero kugira curiosity itagira imipaka itagira boundaries itagira ahantu umuntu ugahana bati ariko ibyo bintu uri kurakora wanje ukareka ikindi nacyo aya matelefone dufite sibyo abafitemo aduha access ku bumenyi bwinshi ugasanga wabonye akantu bati kano kamaze ndebe ya curiosity irakujanye mu bintu utakagombye kureba so ni byiza rero kugira iyo mipaka kugira ngo igufashe kwigarura utaza gusanga wagiye gushakisha ibintu n'umunyuma ukavuga ati bino bintu iyo abano subira inyuma sinari kubimenya hari ibintu bidakwiriye kumenywa hari ignorance iri nziza iguproteja cyangwa se kutamenya ibintu bimwe bituma ugira ubuzima bwiza hari ibintu utagomba kumenya muri sanse yuko utagomba kubibamwo cyangwa ngo ubikore kugira ngo hari ibintu ugomba kwirinda mbega yego niba numvise neza amatsiko twabibonye ko ari meza ariko amatsiko nanone hari igihe ashobora gutuma umuntu ajya mu bintu bimuzanira ibyago kubera ngo amatsiko ngo yishe injangwe yishe injangwe kubera ko yagize amatsiko atagira umupaka none se reka rero tugerageze wenda nk'abantu tubana n'urubyiruko kugira ngo turebe ni nk'ahe makosa urubyiruko rukunze kugwamo bitewe no kugira amatsiko adafite umupaka ntavuze nko muri iki gihe hariho ibintu bya social media cyane abana benshi bareba ibintu by'urukozasoni hakiri kare kubera amatsiko iyo umwana muto yabonye aravuga bino bintu ni biki kazona aragiye ariko gutyo bikaba bifunguye ibintu mu mutwe noneho bimwangije ubuzima bwiwe bwose ugasanga kuzavamo muri ibyo bintu biragoye cyane ibintu rero by'amatsiko byo kugira amatsiko ku bintu tureba tuzajye twirinda ibintu bimwe ku matelefone yacu kandi n'ababyeyi mugerageze mufasha abana banyu kuko ntibafite iyo self control cyangwa se ntibashobora kwigarura kubera ayo matsiko bajyana noneho no ku bintu badagomba kureba niyo mpamvu twebwe tugomba kubafasha tukadivertinga ya matsiko yabo tukayajyana mu bintu byiza ariko tukabafasha kugira ngo tubarinde kuko nibabona ikintu bakabona kirabakuruye bazajyana nacyo kandi urumva hari ibintu umuntu areba bigahindura ubwonko bwe bikamuhindura ubwonko bwe ntazongere kumera kwa kundi ntazongera kuba wa wundi rero tugomba ikintu numva nashimangiraho cyane navugaho cyane ni ibintu bijyanye n'ibintu tureba ku matelefone no ku mateleviziyo no ku makompiyuta ibyo ngibyo bituma ya matsiko nanone atujyana kwa kuntu abana bafite amatsiko bibajyana mu bintu biri danger iby'imbuga nkoranyambaga tuzagira umwanya wo kubiganiraho kuko nabyo biri mu bintu bituma abantu bagira amatsiko ariko ndagira ngo tunasubire ku kimwe mu bintu hari ibintu bibiri nk'umuntu ukora n'urubyiruko urubyiruko rugwamo bitewe n'amatsiko adafite imipaka urugero ni imibonano mpuzabitsina kugira amatsiko yo gukora imibonano mpuzabitsina ese bimeze bite bigenda bite rimwe hakaba hari ibintu nyine barebye naho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bumvanye abandi noneho bakagira amatsiko sibyo byo gushaka kumenya yo gushaka kumenya kugerageza sibyo ibindi urubyiruko rukunda kugiramo ibibazo n'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge urubyiruko rwinshi rukunda ibiyobyabwenge hejuru yo kuba kugira ngo wumve ukuntu bimeze biba bimeze gute iyo umuntu yasinze iyo umuntu ari yanyweye yagize gute bimeze bite ariko nk'uko wabivuze amatsiko ni meza ariko agomba kugira umupaka sibyo hari ibintu
bitagomba kugirirwa amatsiko imibonano mpuzabitsina ibyo nibyo bindi wavuze ko umuntu abijyamo kwa kundi ngo amatsiko yishinjangwe amatsiko yishinjangwe cyangwa ibiyobyabwenge bikarangira bigize gute nicyo tubongerera amatsiko ni meza kubera ko ageza ku bantu ku bintu byiza ariko hari ibintu umuntu adakwiriye kugira iki hari ibintu ushobora uba ufite amahirwe yo kuba utarabimenye yego hari ibintu hari abantu bakura ababyeyi banje barambuza gukora ibi n'ibi akuze nibwo aza kubashimira akavuga ati ariko ababyeyi banje bagize neza kumbuza ibintu bimwe experimenting ibintu cyangwa se kubijyamo ku myaka yanjye mitoya kandi hari abantu bakiri bato bavuga ngo oya nta kibindi bukore ngo niwandeka nk'ubu ababyeyi bashobora kuvuga ati nk'ubu ku ishuri abantu bashize hamwe fete dufate anniversaire hari ababyeyi batoya ibintu bera muri anniversaire sinshobora kubimenya neza reka rero ntugende umwana akavuga ngo ya kuki utanyizera urimo kumbuza noneho uriya umubyeyi akamubwira ati oya kandi mu nyuma impamvu ni kubera ko umuntu akiri muto ntabwo ashobora kwigarura kubera ubwonko bwe butarageraho ushobora kureba gufata decision nziza cyangwa se gufata icyemezo cyiza ko hari igihe ugiye mu nshuti ya peer pressure ubikorera icyo ntabwo ubikorera kubera ko ari ikintu cyiza cyangwa ari ikintu cyo ugikorera kubera ko hari abandi bantu bari kubikora yego so iyo mipaka rero ababyeyi abantu badukuriye bagerageza kudufasha kugira ngo badufashe kwa yamatsiko natujyane mu bintu bitari byiza so inshuti yanjye urubyiruko inshuti zanjye nako cyangwa se inshuti yanjye urebe iki kiganiro turi ku kiganiro gifasha urubyiruko kwimenya no kumenya imyaka yabo kumenya imbaraga bafite kumenya ibihe byabo kumenya babimenya bakamenya icyo bakwiriye gukora kimwe rero mu byo urubyiruko mukwiriye kwimenyaho nuko mugira amatsiko kandi amatsiko ni meza cyane hari ibintu byinshi byavumbuwe n'urubyiruko kandi byagejeje ku iterambere ibihugu byabo bitandukanye ibi by'ikoranabuhanga ni ukubera ibi by'imiti tubavumbura ibi byo kumenya ahantu hatandukanye abantu bagiye bahamenya bitewe n'amatsiko ariko tukavuga ngo amatsiko nk'uko twabibonye hari igihe ashobora kwica injangwe iyo utayagenzuye ngo uyakontorore ngo umenye ko hari ibyo ugomba kugira amatsiko n'ibyo utagomba kugira amatsiko cyane cyane nk'ibyo twavuze by'imibonano mpuzabitsina by'ibiyobyabwenge urubyiruko rwinshi rwaguye muri ayo makosa byaturutse ku matsiko gushaka kumenya ibintu igihe kitaragira gute kitaragera ntabwo ari byiza none rero Maya tugana ku musozo w'iki kiganiro ni iki urubyiruko rwakora kugira ngo ya matsiko ruyabyaza umusaruro ariko runirinda ko nanone yagira gute yagiraho ingaruka bakamera nka ya njangwe yishwe n'amatsiko ako ni akajambo nibaza ko cyambere ni gusaba impanuro gusaba no kumva impanuro iyo wumva hari ikintu wumva ushaka gukora cyane ugira uwo mutima wo gushaka kubaza ikintu cyumva gute nagikora nkuko nababwiye iyo tukiri bato tuba dushaka ibintu byinshi ntabwo tuba tuzi uko bimeze neza rero ni byiza kugira abantu bashobora kuduhanura kugira ngo n'ibyo bintu tubijyemo dufite wisdom dufite ubwenge bwo kubikora neza ikindi nacyo ni ukwitonda burya hari ibintu byinshi tuba twumva ibi ni byo bigezweho tugomba kubikora ariko buriya mu buzima kwitonda nyine n'ubundi bigusaba kudakora ibintu ukoresheje amarangamutima gusa kutagendera ku marangamutima ukagerageza ukitonda ukareba ibintu ukabiha umwanya abantu bajya bavuga ngo iyo ushaka gufata decision kirazira kwifata urakaye kirazira kwifata unaniwe kuko ari igihe uba ushaka gukora ibintu mu gitondo wabyuka ufata ibintu se nabikoreye kweri urumva ukagerageza kwitonda niba wumva urakaye niba wumva hari ibintu birimo kuzamuka muri wowe biri gutuma ufata decision banza ureke igihe gitoya usinzire mu gitondo rebe niba byareno n'ubundi niba ari byo gufata akanya usaba impanuro nk'uko nabivuze ikindi nacyo ni ugusenga ni ugusenga kuko Imana niyo yadushizemo ayo matsiko
hama ariko ntitugendeshwa n'amatsiko ntituyobogwa n'ayo matsiko abantu twizera Imana turazi ko tuyobogwa na Mwuka Wera kandi Mwuka Wera ijambo ry'Imana ratubwira mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 havuga ngo tuyobogwe n'Umwuka kugira ngo tutagira gute tudakora ibyo umubiri ushaka rero ubu mubiri ushaka ibintu byose byo kwinezeza urumva ariko rero icyo tugomba gukora kindi gitandukanye si ukugendera muri aya marangamutima cyangwa iyo curiosity gusa kuko curiosity ari ibiyobowe n'umubiri ariko curiosity iyobowe n'Umwuka niyo nziza rero Mwuka Wera aganza ibyo dukora byose so mu buryo bumwe bwo gushobora kumenya gusoma ijambo ry'Imana kumenya n'ibyo bintu mu by'ukuri ari byiza icya kabiri ugasaba ukabisengera kugira ngo Imana ikuyobore niba ari byo ugenda ubikore ariko ntidukoreshwe gusa n'amatsiko yonyine kuko n'amatsiko ashobora kutujyana mu nzira mbi amatsiko ni meza ariko tugomba kuyagenzura sibyo tugayashyira munsi y'ubutware si yagomba kudutegeka ahubwo tugomba kuyategeka ikindi kandi buri mbere yo kugira ikintu amatsiko ujye ubanza urebe ngo abagikoze cyane bungutse iki sibyo niba umuntu agize amatsiko y'ubusambanyi urebe ababaye professional mu busambanyi bungutse iki sibyo niba umuntu agiye kugerageza ibiyobyabwenge ubanza urebe mbese abantu b'intangarugero mu kunywa ibiyobyabwenge ubuzima bwabo bwagarukiye nibwira ko ikintu umuntu yagirira amatsiko ni ikintu kigirira abandi akamaro sibyo kigirira abandi akamaro ariko nawe kimugirira akamaro kandi kureba ngo abantu mbese babaye nk'umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge niwe wakwita ngo ni expert mu biyobyabwenge byamumariye iki sibyo umuntu wawe expert mu busambanyi ese bimuhesha agaciro umuntu akagirira amatsiko ibintu bifite akamaro kandi akamenya ntatwarwa hari ikintu wavuze kudatwarwa n'amatsiko kudatwarwa n'amarangamutima sibyo icyo twifuza no kugira urubyiruko nk'uko Yesu Christ bivuga urubyiruko rufata icyemezo rwatekerejeho cyane icyemezo cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ariko noneho no gufata ibyemezo mu buzima byiza sibyo amatsiko ubwayo nta kibazo ateye ariko noneho ntabwo umuntu akwiriye kugira amatsiko ibintu byose byaba byiza kutamenya ikintu cyangwa se kutagira amatsiko y'ikintu cyagushyira ubuzima cyashyira ubuzima bwawe mu byago aho kukigirira amatsiko noneho ukaza amatsiko ukayamara cyangwa se byaba byiza kugumana ayo matsiko ukazayashira igihe kigeze gute kigeze kuko igihe kiba kizagera nk'uko wigeze kubivuga buri kintu kigira igihe cyacyo sibyo kigira igihe cyacyo rero inshuti zacu urubyiruko urubyiruko twisobanukirwe tumenye imbaraga twifitemo izo mbaraga tuzikoreshe neza uyu munsi twaganiye ku amatsiko ni meza ariko nanone ashobora kuba mabi iyo uyajyanye mu bintu bishyira ubuzima bwawe mu kaga kandi ubuzima bwawe burakenewe sibyo ubuzima ni igishoro sibyo hari ikintu uvuga yo tuganira ngo mu buzima ntabwo habamo repetition sibyo ubuzima ntabwo basubiramo iyo cyabaye kiba cyagize gute birangiye cyabaye ni byiza rero kuzirikana ibyo ngibyo sinzi niba hari indi mpanuro wenda waho urubyiruko reka tugire amatsiko yo kumenya Imana niyo matsiko ya mbere meza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya Imana niyo ntangiriro y'ubwenge yego tugira amatsiko yo kumenya se muri ibintu bisobanura iki ayo n'amatsiko it's the beginning of wisdom so we need to have amatsiko yacu ya mbere ntabe mu bindi bintu ko ibintu bidutwara umwanya hano hanze ni ibintu by'urusaku ibintu by'ibiki ibintu bitagira akamaro ku buzima bwacu mureke tugire amatsiko rero yo kumenya kandi nicyo kibabaje wamugani tugirira abantu bagira amatsiko ibintu bitabafitiye akamaro suko kubera wa mubiri nanone ko ari byo binezeza umubiri kurusha ibyo bigaburira umwuka bya bindi binezeza umubiri ariko bikazawubabaza nyuma biriya bintu abantu abagirira amatsiko byangiza ubuzima sibyo rero ni byiza kugira amatsiko yo kumenya ijambo ry'Imana kumenya icyo Imana ivuga hanyuma kumenya icyo Imana ishaka bizatuma noneho n'umuntu agira amatsiko y'ibindi bintu byiza bizamura ubuzima bw'abantu bizana iterambere mu gihugu n'ibindi byinshi murakoze cyane Imana ibaha umugisha naho ubutaha